Ubwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane abahereye hirya no hino, abanyarwanda muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe, niko nsuhuje n'ubwoko bw'Imana bagenzi bacu bari muri Amerika, ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, Europe, ubwoko bw'Imana muherereye muri Australia. Yego, amahoro y'Imana nagumye habe mu ruhande rwanyu. Ubundi ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastasie, ubwoko bw'Imana mu kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Nyirizina tugiye kurebera hamwe amateka aranze iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa 11. Tugiye kureba incamake zaranze aya mateka, ariko nagira ngo ngusabe fata ikaramu n'ubundi wandike, tureba ku byo Bibiliya ivuga ku mateka tugenda tubona. Kandi birakwiye yuko nimba unakoresha uburyo bwose bwo kwandika, ukoresha notepad, ukoresha telefone birumvikana, ukoresha mashine, uburyo ki mu gihe unota bya bintu by'ingenzi, fata ikaramu wandike cyangwa ufate ikoranabuhanga ryawe wandike. Yego, tugiye kureba incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa 11. Turaza turebe uyu muntu witwa C.S. Lewis wakunzwe cyane, kandi turaza tunarebe ese ko tubona abantu bakora ibintu bitandukanye, ese ni imbaraga ki ziyobora abantu mu buryo butandukanye. N'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, muterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'ubwoko bw'Imana mu bwami bw'Imana. Ndetse ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Ariko mbere Yesu Kristo ataraza, ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana. N'ubundi buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Nyirizina tugiye kureba Bibiliya icyo ivuga kuri ubu bwoko bw'Imana, impamvu bahoza umutima ku byo mu ijuru cyangwa duhoza umutima ku byo mu ijuru. Niho urasanga Pawulo yarandikiye urwandiko Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera kwa 2, ababwira ati: nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera kwa 21, naho harabihamya hati: nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi n'abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko uraza usange n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko babahoza imitima yabo harabatamaza, nk'uko Bibiliya ibishimangira. N'ubundi mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16 amubwira ati: bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, harabivuga hati: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse n'urwandiko Pawulo rwa 2 yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5, aramubwira ati: bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 19, haravuga hati: hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero dukurikije ku byo tubonye haruguru, nicyo Bibiliya ibishimangiraho. Niyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubundi nk'uko twibukiranya nk'ubwoko bw'Imana, turi mu kiganiro tumenya amateka
mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Muri iki kiganiro n'ubundi twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Yego, n'ubundi tugiye kureba aya mateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 mu mateka yaranze iyi tariki ku isi yose mu iyobokamana. Tugiye kureba ku buryo burambuye. Yego, umwanditsi w'intiti w'umukristo C.S. Lewis kuri iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1898 nibwo yavutse. Avukiye i Belfast muri Ireland. N'umwe mu banditsi b'intiti bakunzwe cyane ndetse gukomeza na n'ubu. Rero nk'uko bisanzwe n'ubundi mu binyamakuru bijya bitugezaho aya mateka twatangarijwe n'ikinyamakuru cyitwa christianitytoday.com. Yego, tugiye kureba nyirizina aya mateka abantu bayabayeho bakoraga iby'Imana ishaka. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo. Nawe ukurikiranye n'ubundi ukomeje kwandika n'ibyo urimo kumva muri kino kiganiro kugira ngo nujya hirya no hino urimo kwigisha wigisha ibintu bifatika bifite n'umuzi wabyo, bifite ireme. Yego, kandi naho urimo kwigira hirya no hino ufashe ababa batarasobanukirwa kugira ngo bagende mu murongo w'iby'Imana ishaka. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya. Ahangaha turasanga uyu Lewis yari intiti, yari umwanditsi, kandi ibyo yakoraga n'ubundi byari ibyo bayobowe n'umwuka w'Imana nk'uko aya mateka yabitubwiye ko yari umwanditsi w'intiti, yari umukristo. Yego, kandi akaba yari umwanditsi w'intiti, akaba yarakunzwe muri cya gihe cye, ndetse na n'ubu ngubu amateka ye akaba bitigaragazwa yuko yaba akunzwe. Ese abantu nimba barimo bakora mu buryo butandukanye nk'uko twabibonye mu ncamake, baba barimo kuyoborwa mu buryo bugiye butandukanye kuko n'ubundi barimo gukora mu buryo butandukanye. Tugiye kurebera hamwe rero kuri iki kigendanye n'iki, kubera yuko turabona ko ese ko abantu bakora ibintu bitandukanye, ese ni imbaraga ki ziyobora abantu mu buryo butandukanye. Tugiye kureba imbaraga ziyobora abantu muri ubu buryo butandukanye kuko n'ubundi barimo gukora mu buryo butandukanye. Turareba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho, ariko turaza turebe nyirizina. Turareba dusange abantu bayoborwa mu buryo bubiri cyangwa bayoborwa n'imbaraga ziri mu buryo bubiri butandukanye. Turasanga icya mbere abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana. Icya kabiri abantu turasanga bayoborwa n'icyaha. Abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana turasanga babiheshwa n'uko bizeye Yesu Kristo yuko ari umucunguzi w'ubugingo bwabo, yuko ibyaha baziraga Yesu Kristo yabihowe, noneho icyo gihe bamara kubyizera bakaba ibyaremwe bishya, ndetse icyo gihe bagatangira guhita bayoborwa n'umwuka w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, herekana ngo yuko ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, nk'uko ijambo ribivuga ko abo batabyawe n'ubushake bw'umubiri, yego, batabyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Yego, rero uraza gusanga abo ngabo ari bo bayoborwa n'umwuka w'Imana. Icyo gihe ikintu akora cyose uwo muntu wabyawe n'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo ko yamucunguye, icyo gihe icyo akora cyose kiba cyemewe n'Imana kuko aba ari Imana imuyoboye kuba yakora. Ndetse turasanga abayoborwa n'icyaha nabo urasanga ibibaranga nuko biraza kuganisha kuri kuyoborwa na kamere cyangwa kuyoborwa n'icyaha, kuyoborwa na cya cyaha bataravamo bashyizwemo na sogokuruza ku bw'umubiri Adamu. Yego, aho ngaho rero mu gihe batarakivamo bakivanywemo na Yesu Kristo ngo babazuye, icyo gihe baba bakiyoborwa n'icyaha kibarimo. Turaza turebe Bibiliya ikibivugaho ku kuyoborwa k'uburyo bubiri, kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Tugiye kureba nk'uko mu Baroma 8 umurongo wa 14 habihamya havuga hati abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana.
ndetse na Yohani ibice 3 umurongo wa 8 haravuga hati umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko numenya aho uva cyangwa aho ujya, niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Urasanga iri jambo dusomye n'ubundi, kuko umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana icyo gihe aba yarabiheshejwe n'uko yizeye Yesu Kristo, akaba yaravutse bwa kabiri abiheshejwe n'uko yizeye Yesu Kristo. Aha ngaha uraza gusanga atari uri buze kwiyobora cyangwa atari buze kuyoborwa ku bwa kamere muntu cyangwa ku bushake bw'abantu baba bakeneye, ahubwo urasanga ayoborwa n'icy'Imana cyangwa agenda agakora icy'Imana ishaka yuko yakora. Niho uraza gusanga atari buze kugaragara yuko yiyobora, ahubwo hari indi mbaraga imuyobora, ari izo mbaraga z'Imana. Rero irindi jambo ry'Imana ribishimangiraho, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino ibice 6 umurongo wa 19 kugera kwa 20 arababwira ati mbese nimuzi yuko nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Aha ngaha naho herekanye yuko abantu bamaze kwizera Yesu Kristo bakaba babyawe bwa kabiri, ndetse bakaba babaye abana b'Imana, ndetse bakaba batangiye guhita bayoborwa n'umwuka w'Imana. Biragaragara yuko bahise baba urusengero rw'Imana, umwuka w'Imana ukaba uba muri bo kandi akaba ari bo bagenga. Icyo gihe ngo ntabwo baba bakiri ababo ngo bigenge, ndetse icyo gihe biba bigaragajwe yuko kamere mubiri cyangwa kamere muntu icyo gihe ntabwo iba ikibagenga, ahubwo baba bayoborwa n'umwuka w'Imana. Urareba na Luka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 24 ku murongo wa 45 haravuga hati ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Iri jambo naryo riraza kwerekana yuko imbaraga z'Imana, imbaraga zituruka ku Mana, arizo zifasha umuntu kugira ubwenge cyangwa kunguka ubwenge kugira ngo abashe gusobanukirwa ibyanditswe. Tugiye ku cya kabiri aricyo twabonye cyo kuyoborwa n'icyaha. Kuyoborwa n'icyaha biraza kugaragara yuko uyu muntu uri kuyoborwa n'icyaha yagaragaye n'ubundi, bigaragara yuko icyo akoze kiri mu bushake bw'umubiri cyangwa icy'umubiri urarikira nyirizina. Yego, turebe urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 7 umurongo wa 14 kugera ku wa 25 hari abivuga hati tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe duwa kamere, ndetse naguriwe gutwarwa gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjye uba nyibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Hano ahatangiye guhamya yuko atari urimo gukora, ahubwo ari icyaha kimubamo kimusunikira gukora ibyaha, cyangwa kimusunikira, iki cyaha kikaba kimusunikira kugaragaza imbuto z'icyaha. Uraza urebe no ku murongo wa 18 havuga ngo nzi yuko muri njye ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora nako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nyibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Hano nakomeje ashimangira yuko atari urimo gukora, ahubwo ari icyaha kimurimo kimusunikira gukora ibyo ngibyo n'ubundi. Na 21 harakomeza havuga ati nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo binanga imbere. Yego, ndabashimiye cyane bakunzi b'ikiganiro Tumenya Amateka Mwiyobokamana, bakunzi ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi yose, bakunzi b'ibiganiro binyura kuri iyi channel ya Irera TV1. Ndabashimiye cyane yuko mudahwema kubana natwe, kandi nshimira abamaze gukora subscribe.
nsaba nawe utarabikora kugira ngo ukore subscribe ukane no kukazogera mu ruhande rwo gushyigikira ubutumwa bwiza ndetse no kuba uru rubuga rwa YouTube rubasha gukwirakwiza cyane ndetse mu buryo bwagutse ubu butumwa tubasha gutambutsa kuri uru rubuga. Ndetse ndanabasaba gutanga igitekerezo n'inyunganizi munyuze muri komenti, kandi kubwo gukunda ibiganiro byacu ukande no kuri like. Yego ndabashimiye cyane, woherereze n'abandi bino biganiro kubw'ubutumwa bwiza buba burimo. Ibi biganiro wabyohereza hirya no hino mu magurupe, ukabishyira no kuri stati yawe kubwo kubimenyekanisha ku bantu benshi batandukanye utabasha kugeraho ubu kanya ngo ubashe kubasobanurira. Ndego ndabashimiye, niyo mpamvu kandi dufite n'urubuga rwa WhatsApp duhuriraho nk'ubwoko bw'Imana, tukungurana ibitekerezo, tukaganira, tugahugurana. Ndetse ugiye muri komenti y'ikiganiro n'ubundi usangayo iyi link ya WhatsApp dushobora guhuriraho twese tukungurana ibitekerezo. Yego ndabibashimiye cyane. N'ubundi muri iki kiganiro mwari kumwe n'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase, muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana. Nk'uko n'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa iby'Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'ubwoko bw'Imana, tuzagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Ndetse ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego ubwoko bw'Imana turabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.